Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasoje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka nshimire cyo muri kuba koze subscribe ukandika na comment ndagushimira cyane. Ndetse nsaba nawe utarayikora ko ayikora kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndabasaba kujya mwandika comment no kuri ugatanga igitekerezo cyangwa indi nyunganizi watanga ku kiganiro ba warebye kugira ngo tubashe kubona ko wabanye natwe mu kiganiro cy'uwo munsi. Uyu munsi turi kumwe na Igete umeze ute? Meze bon. Kusa neza we. Merci beaucoup. Kanzu keza wateze. Uzi gutega ibitambaro n'ubusanzwe cyangwa bagutegesheje? Ninjye byitegesheje. Utuntu twinshi tw'abagore kutuzi. Hari aho wagiye kubyigira? Oya ni impano y'umuntu. Ni impano wavukanye. Impano yanjye. Noneho si kwambaye nk'abamama turabigira. Nambaye nk'abamama. Kuko tutabikuziho. Nahisemo kwambara. Uko numvaga nshaka kubyambara. Ndumva ushaka kubyambara. Waturutse mu rugo umeze gutyo? Yego. Nta soni biba biguteye? Soni ziki? Ni neresi cyangwa ni sovye ko? Oya. Oya. Mbwira abaturanyi kubona wambaye kanzu wenda kuba tukuzi nka Igete mu izina turakoze, ariko biratunguranye kubona wambaye kanzu ugatega akabayike rwose wateze n'agatambaro. Nose si ibintu biba bisanzwe. Si umwenda se? Ni umwenda nk'iyindi. Ni imyenda nk'iyindi yose. Karana kubereye uraza guhaguruka tukurebe ndabona bakadamu keza. Kagomba guruka. Ndebe. Biraryoshye. Meri niza na kibazo. Biraryoshye kabisa. Muri iyi minsi se duherukana wakundanaga na Kayusi byararangiye. Muri iyi minsi uri nande rero sasa? Ntabwo tuzi. Muri no minsi nifitiye akana gatoya. Kari kumaza amarira. Akana gato kandi kuki wafasha akana gatoya se? Niko nyine tubita abana batoya. Ntago ari uko bari muto? Yeah. Niko bita ariko si uko bari muto. Yeah, niko mbita ngewe. Wowe kuki wamuhisemo wamukundiye iki? Yabonye hari video yabonye ndi kuvuga ko Kayusi afite ikibazo ko tunamwirukanye. Yanciye n'inyuma. Kayusi ni waguciye inyuma? Yego. We twahuriye outside ku ruhande kugira ngo amoza amarira nyine. Arambwira ati ndashaka guhoza amarira abahungu barakubeshye baragutengushye. So kandi ndashaka kukonye nawe. Wamukundiye iki? Ariko n'ubundi nzashyira mumenye nubwo nta uzamumenya kuko nanga ari ibintu byatsati. Wamukundiye iki? Namukundiye umutima mwiza. Nibyo ibikorwa byiwe. Ibikorwa agukorera. Arimo arankorera. Nibihagukorera. Ni byinshi. Hari aka business yagushingiye. Wowe ureba Kea ntabwo ureba business. Nge Kea niyo ndeba cyane kubera ko n'amagambo avuga ntacyo bitwaye kuri jewe. Gusa nibyo ari kugenda nyeka ku ruhande nibyo biri kunshimisha. Usanzwe igabayeho gute mu buzima busanzwe akora iki abayeho gute? Mbese ubuzima busanzwe twakifuza kumenya bwa Ige n'ubuhe abamo mu mbese umunsi ku wundi umunsi wawe umeze uti? Ige mu buzima bwe usanzwe akora akazi gasanzwe. Nkunda kubona ibiraka sometime ntabwo ari cyane nkunda kubibona. Nkunda ibiraka, hari ibiraka mbona byo guteka. Ibyo bintu nzi ibintu byo guteka ibyo bintu byanjye niko kazi nkora. No gusuka. No gusuka nabo kandi ntabwo ari ibiraka bya buri munsi ntabwo ari ibye. Uzi no gusuka? Nzi guteka nzi gusuka. Nabwo kandi ntabwo mbibona cyane mbibona gake. Ni izihe ngaruka watubwiye ko wowe aho utandukaniye na Kayusi cyangwa n'abandi tuzi bo batinganye wowe ni ibintu bizwi ko ariko wavutse umeze n'abakuzi kera barabizi ko ariko wari umeze. Ni izihe mbogamizi wahuye nazo muri ubwo buzima bayeho kuva ikivuka kugeza uyu munsi? Ku bantu babatinganye tuzi ko hari ubuzima babaho buba butandukanye no gukora ibyo mukora biba bitandukanye. Hari abo bigiraho ingaruka nka Bakayusi. Ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Imbogamizi zo nizabura. Kuva byabo. Ari igihe nk'umuntu
mbere nko ku biraka byo guteka akenshi ari igihe umuntu nk'umuntu akandagira nk'ikiraka nahagera ugasanga abantu basabwa ati ngo n'uyu nguyu utuzaniye nguyu muti mwise ngo birakunda ngazi guteka akavuga ati cyangwa yego ngo arabizi pe ngo nabatekera murabyishimira ugasanga barimo barakasoringa ugasanga umugabo arabyemeye cyangwa umugore arabyemeye umwe akabyanga akamwakisha kana ngo nta gihe uyu nguyu namwe mfite abantu dukorana baba mama twe tuza kubitegura mu gitondo tubyuka tubiteka ko turanaharara so ahandi ku ruhande sosiyete iyo hanze hari igihe bamwe na bamwe ujya nk'ahantu ushobora kuba ufite ibiceri byawe warangiza wajya nk'ahantu nko mu kabari ugasanga abantu batangiye kukumenasa bagatangira gutera bavuga ati ngo gutenga uyu muntu ngo uyu mupede ngo yinjira mu kabari nk'aka ngaka none se hanyuma ni ikihe kintu cyiza cyo wakuye mu butinganyi cyangwa se ubonamo wumva uzakuramo kuko hari ababikora kenshi kubera amafaranga atari nabo nka bakayusi njye ntabwo ninji nawe yisanze ari byo wowe nk'iki hari nk'ikintu ubona bikuramo cyangwa se hari aho bikugeza urumva niba hari ibyo uhomba birashoboka ko hari n'ibyo wunguka yego kuko akenshi navuga ngo navuga ko nk'abantu nyamuneka nk'abantu ari byo usanga icyo nakuyemo ikibanza sinavuze ngo nagiye kwigurisha ntabwo nigurishije nabikuye mu maboko yanjye mfite ikibanza cyanjye Bugesera n'ubu barimo barubaka basigaye gusakara no gushyiramo amasima no gushyiraho umucanga mu nzu imbere no hanze no gushyiramo amasitasiyo. Ayo mafaranga uyakura he? Yikura mu maboko yanjye. Muri ako kazi guteka? Yego. Kuko mfite na famille yo hanze iramfasha kuko bazi ko ndi kubaka. Hari ibintu hari amakuru nigeze kumva yuko umuryango wawe bitameze neza basa nabaguciye muri famille bimeze gute? Ntabwo bigeze banca muri famille. Ntabwo bigeze banca muri famille kuko nuse nakare twavuganye neje twaravuganye nawe nuse baba baranciye mu muryango bakaga kumfasha ndi no kubaka ntabwo bibaho niwe baranciye bakuba barandetse iyo nzu nkayishakisha uburyo bwanye kubona iri kuzamuka. Hari igihe byageze wari hari igihe wigeze kubatizwa ni mu gihe cya kera cya 2010 byagenze bite rero ko wongeye ukagwa kugwana naje gusanga nyamunika dusase inzobe sibyo njyewe naje gusanga atari ibyanjye nasanze atari ibyanjye nasanze ntago isange ntago iragera yo gukizwa kuba naragiye nkemera nkabatizwa ni kubera ko nari ndi kuvuga ati ibyo nashakaga nari maze kubibona ko nicyo cyatumye makurana n'ubwo butunzi bwo kugura aho ngaho. Kuba naraguye rero nkongera nkasubira mu kibuga ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu byatari pe batabyumva ukundi kuntu umuntu hari igihe ashobora kuba yasenga ariko mu gihe igeno rye ritaragera ryo kuba yakizwa yakongera akagwa. So none mpamvu nanjye rero igihe nikigera uzongera ubatizwe ntabwo nzongera kubatizwa uzakizwa ujye mu rusengero nzajya mu rusengero ikintu nzakora nzavuga ngo nihagurikira Imana uzaba umugarukira Imana hanyuma ni ikihe kintu byibura mu buzima bwawe n'irihe jambo umuntu yaba yarakubwereka kubabaza kuko turabizi ko abantu benshi cyane cyane muri komenti muri kiriya gihe urwaye nuza akuriho satani ari gukurwaje abantu banditse muri komenti nyinshi bavuga ngo nibapfe ngo niba wari upfuye n'ubundi ntacyo maze wapfuye uhagaze amagambo menshi atari meza
n'ubundi ntacyo umaze ntacyo n'ubundi wapfuye uhagaze ni mupfe n'urumurambo amagambo nk'ayo ayo magambo yakira gute cyangwa izo comment njyewe ikintu cya mbere kibaho burya amabwire ushobora kuba wantuka uranuka njye nkakwihorera sinagusubiza ko sinshobora kujya muri commentaire ngo nsoma commentaire narangiza nkakubwira ati singiye gusubiza aho kugira ngo ngusubize nameze nk'ufashe ibuye nkaritera imbwa so rero kuntuka kwabo ntacyo babintwaye ntacyo babimbwiye kuba bavuze ngo njyewe mfe wowe kudapfa ndapfuye nzaguma ndi ige uzankunde cyangwa unyange ntacyo bintwaye ntabwo bigukora ku mutima ni ahantu byaba binkora ku mutima cyangwa ukumva ni igisebo kuri wowe nyamuneka wasanga uwo nguwo uri kuntuka afite murumuna we cyangwa mushiki we uri umuzibyene cyangwa uri umuge mugenzi wanjye ese ibyo bakorera mu byumba tuba tubizi bande abo ngabo batukana wasanga ariko baba batariho baba batarabati haha ntiwamenya none se nkubeke kesi nkubeke pe abo bicara bakajyaho bagatuka umuntu ibyo bakorera mu byumba tuzi ko bingana ntago tubizi nyine ni nayo mpamvu nyine aricara agatuka umuntu yarangiza kuntuka ugasanga we ibyo akorera mu cyumba nibyo byinshi kundenza ushobora gusanga bamwurira cyangwa yurira cyagiye tuganira nawe mubyeyi waravuze ngo uragarama ndagarama nuse nkubeshye bakajya hejuru cyane nkuko ngo nawe bigenda none ibyo bamukorera nibyo bagukorera cyane ubwo nawe ibyo wakorera umugabo nawe nibyo umugabo yamukorera ibyo umugabo amukorera nibyo umugabo nanjye nkorera kuko nyewe n'amapozisiyo manzi ni menshi ubuzi menshi aruta ay'umugore wese reka umugore yageraho akananirwa ngiye nkakomeza nkahatiriza nkakorera ibishoboka kugira ngo nshimishe umugabo kuko nzi ko uri mu bantu bavuga ngo utanga keya kuki utabona umuntu mubana bihoraho ibintu byo kubana kuva kuri kayusi byararangiye bose nzajya mbikora numva mbishaka none uwo muzajya mubikorana nzajya ahora hose cyangwa uzajya ujya ariho hose ntabwo nzongera kubana n'umuntu uzajya uhoraho nzambitanye nk'uko mbikumbuye aho ngaho sava ntabwo nzongera kuvuga ngo ngiye kubana n'umugabo w'abagabo mu bwoko bubi wabanye n'umugore ariko k'umugore wiki uri buzane stress cyose se abagore babiri barabana neza hari abagore babiri babana abagore babiri babana byaremejwe neza ntaba uri umugore rwose none se nkubeshye hanyuma ubu ngubu njye nari nzi ko ugiye kutubwira umusheri wanjye uzamutwereka se byari umusheri wawe umusheri nzamubereka hari igihe igihe nabishaka cyangwa we ntubishaka nabishaka ko mwerekana nzamwerekana ariko ibintu bya kamera ntabwo abikunda nabishaka ko ajya imbere ya kamera uzamutwereka hanyuma kugeza uyu munsi ni ikihe kintu kidasanzwe cyaba cyarabaye mu buzima bwawe kikakubabaza mvuze mu buzima muri rusange ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye ni ukubura ababyeyi igihe nari mbakeneye sinababonye ni bose umwe yagiye mu 2000 undi agiye mu 2019 kandi numvaga ko ngiye bagomba kuba bari hari nkabona care yabo hahandi navuga ngo naragondamye niko nabivuga bagomba kuba bahari bakangundamura nkajya ku murongo neza
cyo kintu cyambabaje mu buzima kandi ikindi cyambabaje nanone ikintu cya kabiri namuze na sister wanjye nakundaga cyane ahari Imana izamumpera ijuru. Birumvikana ni ibintu biba bibabaje ariko ni bya twese nyine turi mu isi twakira ubuzima bwiza tukakira no kubwo kubabara n'ubwo kwishima ariko nyuma y'ibyo ubuzima burakomeza ubuzima turabukomeza hanyuma kugeza kuri uyu munsi ige wakifuza kumenya ushaka kumenya story yanjye neza hari nkuko nuze Kayusa ajya aricara akavuga ati njyewe ndi ku isoko ndi kwigurisha Kayusi we ntago nzi uko ateye wasanga ariyo miterere ye akavuga ati njye ndi kwigurisha nshaka umugabo wanshaka nimero niyi mumpamagare ngenze mbapfubure cyangwa umuntu uritse hanyuma wowe umuntu waba abona yiga akifuza wenda w'umugabo cyangwa umukobwa we ntago byashoboka ubwo reka kabagabo akaba yakifuza yige akavuga ati yige naramubonye numva ndamushimye mbese umuntu muhuje icyo gihe wamwemera cyangwa hari byaterwa no kuntu yabaje abandi bazi haza nkuko abandi bazi ese abandi baza bateze bisi oya harabaza bahawuze ujagaraye akaba n'ujuje witonze wawe nduza witonze rero niryo riri sawa uje yitonze ubundi iyo kunze umuntu umusore y'umukunzi ukamuga ati ndamukunze ngiye kunda abahungu b'ibogari ko numva ureba inyuma cyane gukunda amabogari cyane nkunda amabogari kuko niyo umuhungu guse numva najya gukundana n'umuhungu akundana n'umuhungu wawe nunabwira ati nterura ntabashe kunterura ushaka usajya guterura nyine umuzi za makeya akaza kanterura akaza ari umuhungu atari inzobe si ndabongo b'inzobe ndabazi ni babi abahungu b'inzobe se kumubangira iki bakoze iki abahungu b'inzobe bagira umwanda ntago boga haraboga urakabije nawe uratukanye oya nago ntukanye mama abahungu b'inzobe pe mwihangana ari umuhungu w'inzobe ureba kuko ati wi wajya gusanga ugasanga no mva nagari too much hari umuhungu w'inzobe bavuga ati umuhungu w'inzobe arahumura ni wa muhungu uzi uvuga ati jewe ku mubiri wanjye nubwo ndi inzobe nzi kukorera isuku ukunda gukora ibiganiro byinshi abantu bakandika muri comment ngo bawirya ni ibihe bintu bibiri wiyiziho byiza kuri wowe ubwo turi kuvuga nk'umukobwa ari umusore sinakimubaza nta musore nabaza ngo nihe bintu bibiri muziho byiza kuko nta musore umenya ko ari mwiza ntago mbizi ntayigete turi kuganira ni ibihe bintu wibonaho byiza wireba ukavuga ati ibi bintu ni sawa nubwo nabagiye kuvuga ngo ngiye kwitaka uye nagaru kwitaka umuntu nta muntu utimenya nanjye umbaje nanjye nzi ibintu byiza ikintu kiza mfite nanjye mfite iki ngiki nzi kari kiza nta muntu utimenya ucyo gihe waba utiyizi kandi kwitaka utitatse n'inda wagutakaza kuri cyewe ikintu niziho kiza rwose uvuga uti hano ho ndabafite nababwira njye kuri giti cyanjye ikintu nzi kuri jewe nabwo abasi kiri fitina kwa ari cyiza navuga mu maso face kwara abantu benshi bajya bavuga ati ubwo ni mu maso hose mu maso batarebye ibindi bintu byo ku ruhande mu maso memtaye ni taye Françoise kuko abaye zifite niba cyara barifuza zirashakishwe taye Françoise zirashakishwa cyane nibutsa kuntu satani yagutukaga ngo warumiye ngo sigenda kukwisha biraseka byo yaririmbiraga ariko ibaze kuba umuntu mubanye mu gihe kingana nk'amezi nkangahe agatanya ajya kuvuga ko urwaye sida kandi ntawe yigeze abona atarabagenda nk'unoza n'ikinini mu kanwa ubwo ni bya bindi byo iyo abantu batandukanye batanyera bavuga nabi ubwo niko twabyita ko yaguhimbiye ngo yarampimbiye arakubeshyera kwirya kwanjye nanone kwirya kwanjye ndabikunda pe nkunda kwirya pe ni ukuri kw'Imana ndabikunda wumva ari byiza ndumva ndi fieri yabyo kuko ariko wogosha kangahe mu cyumweru kugira ngo ubwanwa butamera
bishaka kuba bigufata igihe kinini. ariko ntabikunda ntabwo nkunda ubwanwa Ntabwo ukunda ubwanwa. ntabwo mbukunda kuko inshuro nyinshi twagiye dukora nageze ubona mufite se Ntabwo ariko nyine urogosha tu ndogosha ushobora ukajya uhozaho ese wose bise bukamera tukareba ko ubwawe ushobora gushaka kubera ikibazo ntabwo mbere bwakubera kuko nigeze gufata agasinapu k'ubwanwa mbona impamvu butakubera ni uko wumva ko uri umukobwa aho ntabwo bwaba ukikubera ariko uri umugabo uri umusore bwakubera nyine wishyizemo kuri umusore byaba bihuye muba byabanza kungora byabanza kuntonda uri umusore ubutereke urebe ko butazakubera ntabwo ari ibyanjye ntabwo ari ibyanjye bafite ba nyirabyo hanyuma kugeza turi kugana no ku musozo nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye tutarasoza nagira ngo mbwire mu bihe wabanyemo na Kayusi ni cyo kintu cyiza umwibukiraho cyangwa se utekereza ukumva uragikumbuye nk'umuntu mwabanye hari igihe uruka ikintu cyiza cyangwa se niba nta nacyo bitubwira. navuga ko kuri Kayusi kuri we yari umwana mwiza pe ni umugabo mwiza ni umusore mwiza umutima mwiza kandi uzi ariko ikibiki icyo navuga kuri we gutanga care pe arabizi azi gutanga care yaba isanzwe cyangwa se ibindi bintu byo ku ruhande pe yari umwana mwiza ariko ikiso afite ayishyire hasi aramutse biretse mwakongera mugasubirana oya mufite uri kumaza amarira ngaho ugira ikintu ubwira Kayusi ujye n'ikintu ubwira abadukurikiye abantu baba bagutukugira ikintu babwira ikintu navuga ku bantu dukurikiye nyamuneka gutukana n'ibibi no kuvuga nabi n'ibibi ntabwo ari byiza mbere yuko ufata ururimi rwawe ukarugaragura kabiri mu kanwa kawe ujye ubanza wirebeho ese njyewe ndi muhema njyewe ndi ntungane mbega ujya gucira mugenzi wanjye urubanza please nyamuneka no kwandika ce n'est pas bien mbega ujya kwandika banza wicare witekerezeho nawe ubone ko ncira urubanza nyamuneka kunuka ntacyo bintwaye ngiye kunuka ce n'est pas une chose gusa mbere kujya kunuka banza nawe banza witekerezeho kandi abakunzi ndabakunda abanyanga ndabakunda inshuti abavandimwe ibyo mwambwira byose ntacyo bimbwiye gusa ndabakunda pe reka dusoze reka mbye badukurikiye mwese ni ukuri hari abatanga komenti batukana ariko nyine umuntu yavuze ikintu kimurimo nta kindi warenzaho nicyo kiba kikurimo nyine nta kundi bigomba kugenda nta n'ukundi kuntu byagenda ni kuba bigomba kuba nta kundi ariko mujye mutubwira komenti uko ikiganiro wacyumvise uko wumvise bimeze byose ku murongo mbese uko ibintu wabyumvise uyiwandike vuba uyige niba ari inama umugire uyimugire ariko niba ari ukumutuka byo ntabwo mbikunda sinabyize gutukana ni ukuri mwese buri mwe ajya atanga igitekerezo cye ariko atagamije gutukana ntabwo ntabwo ari too much tuzasura mu kiganiro